ese ibintu nk'ibi bibaye bikubayeho mu buzima bwawe wakora iki cyangwa se wabasha kuba wabyitwaramo ute? Dutangiranye n'umukobwa ahangaha ndetse yari yambaye iby'abageni bigaragare ko bari mu gihe cyo kuba bakora ubukwe, ariko umukobwa uhagaze ahangaha yari ari kumwe na MC ndetse na papa na mukuru wiwe cyangwa se murumuna wiwe kuri stage aho ngaho, bari kuba bavuga ati mureke tubashe kuba twakakira umugabo cyangwa se umugeni ugiye kuba washyingirwana n'uyu mukobwa. Niko kuba bamuhamagara, ariko ku muryango yari ari kuba yagombaga kuba yanyuramo nawe wari uri kubasha kuba yahagaragara cyangwa se yanyuramo gatambuka za kumva bari batumiwe aho ngaho. Batangiye kuba bavuga ati se ibi ngibi noneho turaza kuba twabyita ngo iki cyangwa se twabifata gute? Kumbe MC w'ahangaha yakomeje asusurutsa abantu nk'uko aba agomba kuba yabikora rwose nk'akazi, ndetse muribuka ko aba agomba kuba yabarirwa umufungo akivuga amagambo menshi, ndetse mwibuke ko yari yahamagaye umugabo ugomba kuba yaza kureba umugeni we, ariko umugeni akabura. Umugeni niko kuba yakifatira umwanzuro ndetse afata mikorofone hano atangira kuba yashimira abashyitsi baje aho ngaho, arababwira ati murebe umugabo dutegereje kuri screen ngo aze kuba yambera umugabo cyangwa se yankura ahangaha kuri aritari, ati murebe ibyo yibereyemo. Ikumbe kureba neza umugabo wari kuza kuba yamureba yari yibereye mu mahabara rwose, ari kuba yakirira akantu. Umukobwa niko kuba yavuga ati njyewe nawe abantu bari ahangaha cyangwa se n'umuryango wanjye nkurahiriye imbere. Papa niko kuba yatangira kwikora mu mutwe avuga ati urane mukwe nyabaki nari ngiye kuba inagira. Kumbe murumuna wiwe ahangaha yatangiye kuba yabwira papa we ati papa ati reka biraza kuba byakunda, atari kuba yamuharabika rwose. Abantu niko gutangira kuba bamubwira ati cyakoze urasebye wa mukobwa we, ati reba ukuntu waduteranyirije ahangaha ngo ugiye kuba wakora ubukwe none bikaba bigiye kuba ibyarangira. Ati siriya ati ni mukwe nyabaki mwari mugiye kuba imwagira muri famiye yanyu, ati uriya muhungu rwose ataradutengushye cyane, ataradusebeje nk'abagabo. Umukobwa niko kuba yakumva amagambo ari kuba yavugirwa ahangaha, arangije yongera azamura microphone yiwe ahangaha atangira kuba yakongera kubasuhuza nanone, arongera arababwira ati yewe ati amazina yanjye ubundi ni Teta, ati ubu ngubu ati niyemeje kuba inashyingiranwa n'umusore uri ahangaha witeguye rwose uri ready ushaka kuba yakijyanira umugore mu rugo. Ati nahaguruka aza nsanga ahangaha, ati ndiyemeza kuba naba umugore wiwe imbere y'amategeko. Aka karumuna kiwe ikatangiye kuba kamuseka, ndetse n'abantu baravuga ati afashe umwanzuro mwiza rwose. Ndetse umukobwa uri ahangaha Teta yakomeje yitegereza, ikumbe hari umusore wari uri aho ngaho mama wiwe yari ari kuba yamuhamagara kuri telefone, niko kuba yahita ahaguruka. Teta yahise avuga ati ndakeka amajije kuba inama ubona. Kumva umusore ahangaha ngo bari bamwise Benjamin we wari uhagurutse mu bantu bose bari aho ngaho. Teta niko kubatangira kuba yamubwira ati ndakeka watera intambwe ukaba wakegera imbere rwose ukaza nsanga. Umusore we yakomeje ahagaze ahangaha ari kuba yakibaza ati nizere ko atari ukuri rwose, ati nizere ko atari njyewe wari kubasha kuba yavuga. Kumbe karumuna kiwe katangiye kuba kamubwira ati se ibingibi uri kuba wakora cyangwa se uratekereza ibingibi ufashe ari wo mwanzuro muzima ufashe? Teta niko kuba yavuga ati ndakwinginze niba ubashije kuba wahaguruka ubishyizeho umutima cyangwa ubishaka, ati tera intambwe uze wegera imbere, ati ndatekereza nanjye nkutegereje ahangaha. Reka mbibutse kuba mwadukorera subscribe kuri YouTube channel yacu niba utarayikora, ndetse ujye no muri comment utubwire ko uri kumva inkuru yacu. Kumva umusore w'ahangaha mama yari akirimo amuhamagara, niko kuba yamubwira ati reka mbanze nite kuri ibi ngibi, ati ndakeka ari ingenzi cyane, ati ibyo ngibyo nabyo ndaje tube twabikemura. Ndetse wowe ujye no muri comment utubwire ko uri kuba wabona aka gakuru kacu, niba ari keza tubwire tugakomeze, niba ari kabi tubwire tubashe kuba twakareka. kandi ntibibagirwe kuba wadukandira kuri like ndetse no kuba wadukorera share kuri iyi YouTube channel yacu kuko ni ingenzi cyane. Ahangaha murumuna w'umukobwa yatangiye kuba yafata ijambo, atangira kuba yasaba imbabazi abatumirwa, ababwira ko ibi rwose batari babyiteze cyangwa se batari babyiteguye. Kumba umusore ahangaha yaje ahamagara mama wiwe nako
mwibuke neza ko Benjamin mama we yari amaze kuba yamuhamagara. Mama yatangiye kuba yamubaza ati ese uri hehe wowe? Ati ntabwo uzi ko wabuze ahangaha, ati mu rugo. Umusore niko kuba yabwira mama wiwe ati mama nawe bireke, ati se urabizi neza ko muri aka kanya ugiye kubasha kuba wagira umugeni aho ngaho mu rugo? Ati mwana wanjye ibyo ngibyo ni byiza kuba nabyumva, ati se kutambwiye, ati nsobanurira neza. Benjamin niko kuba yaseka abwira mama ati mama wowe tuza, ati uraza kuba ureba rwose. Mama niko kuba yabwira umwana wiwe ati turagutegereje aha ngaha mu rugo. Umusore niko guhita amukupa imbibutse umukobwa wari umaze kuba yamubwira ati tera intambwe. Yari yamusize aho ngaho umukobwa yihebye ko atari buze kuba yagaruka. Umukobwa niko kuzamura mikoro agiye kuvuga ati niba byanze. Umusore niko kuba yagaruka avuga ati ese ibi ngibi uriteguye ko twabikora? Ati ngewe ndahari. Abantu niko kuba batungurwa, ndetse umukobwa ubwo yari abuze kimwe yari abonye icya kabiri yatangiye kuba yakisekera aha ngaha rwose azamura akamwenyu. Benjamin uraha nawe yakomeje atera intambwe ndetse aza asatira ati aha ngaha mbibutse yari yitoreye ingoma mu giteme ndetse aza asatira umukobwa ndetse atatu uri aha ngaha nawe ntiyari mubi, ndetse n'umusore wacu Benjamin ntiyari mubi. Teta niko gutangira kubamubaza ati ese uri seriye y'ibi ngibi? Ati tubashe kuba twabikora. Benjamin niko kuba yavuga ati ubundi ni njye mugabo ubwo uba ugomba kuba inakuzuza isezerano ry'umuntu. Teta niko kuba yamwegera arangije amukubita urukisu ndetse aramusoma rwose. Benjamin niko kuba yatangara ndetse agwa mu kantu, niko kuba yabwira umukobwa ati nibwo bwa mbere umukobwa nsomye rwose. Teta niko kuba yaseka arangije aramubwira ati rero tugiye kuba wabasha kuba wasomana bwa kabiri mu buzima bwawe. Teta niko kuba yakongera kumwegera arangije iminwa yiwe niko kuyifata yose arayinyunyusa imbere y'abantu. Ndetse mwibuke ko umusore yari yamaze guhaguruka avuga ati nemeye kuba inaba umugabo wa Teta. Teta ahangaha yaramusomye ndetse aramusoma yivura agahinda. N'umusore wari ubashije kuba yasomana bwa kabiri nawe niko kuba yafatiraho rwose ajya muri uwo munyenga wo kuba yasomana. Bidatinze ubukwe bwari bubashije kuba bwarangira ndetse bagombaga kuba bataha bakajya mu rugo. Umukobwa yabyutse ahangaha yitegura ndetse yikoraho ngo ryake. Murabona rwose inzobe ni inzobe, umukobwa wacu Teta ni mwiza, ndetse n'umusore wacu Benjamin ntacyo yari atwaye, ndetse ahangaha yari ari kwimakiya yitera ibirungo avuga ati ntiyatsinze, ati nabatsinze. Kumbe muri ako kanya niko Benjamin yari ari kubasha kuba nawe yatera intambwe amwegera. Disika Teta kakomeje kamureba ndetse gatangira guseka, karangije karamubwira ati wakoze ku bw'ejo. Benjamin aramubwira ati nta mpamvu. Agakobwa niko kuba kambwira ati ejo natekerezaga ko ngiye kuba inabasha kuba nasebera mu maso y'abari abantu, atari ko kubera Imana. Ati wabaye ubwo nari nkukeneye, ati kandi ndagushimira cyane. Ati ku munsi w'ejo rwose, ati iyo uza kuba utahagaragaye cyangwa se utari uhari, ati sinzi uburyo nari ndi kubasha kuba nakiyumva cyangwa se sinzi uburyo nari kubasha kuba nabyitwaramo. Benjamin niko gutangira kuba yamubaza ati se ubundi umugabo wawe rwose kubera icyo atari ari hariya mu gihe cya nyacyo ngo abashe kuba yakijyanira umukobwa mwiza nkawe umeze uku nguku? Teta niko kuba yamubwira ati ubundi abagabo muba mutandukanye, ati ndetse nta nubwo muba muteye kimwe, ati nawe wasanga ufite imico nk'iyiwe ariko nkaba ntarabasha kuba inayibona, atari kubwo turi kumwe, ati nzagenda nyibona gake gake, ati kandi ndabizi wowe uri uwanjye rwose. Niko kuba kamukomaho karangije karamubwira ati nicyo gihe cyo kuba inava ahangaha. Umusore ndetse niko kuba kakora mu gakapu kako bita kamwe bita marete, gatangira kuba kamubwira ati ndatekereza ngomba kuba inagushimira ku byo wakoze ejo, ati waranabaye rwose, ati rero kubwo kuba inaragufasha nkagukoresha imirimo utagakwiye kuba warakoze cyangwa se warisanzemo, atakira ibi ni 500 rwose ugomba kuba wabitwara ukaba warakitinze nk'umugabo wanjye hariya kumba agiye kuba yagenda. Benjamin niko kuba yamukurura arangije akomeza amukurura amwiyenyegeza cyangwa se amwiyegereza, atangira kuba yambwira ati se uratekereza ngewe biriya narabashije kuba
nabikora ku bw'amafaranga cyangwa se nabikora kugira uzampembe mu nyuma. Ati nta mafaranga yawe rwose nshaka, atakire yasubirane. Kumva ibyo byose ubwo byari biri kuba, bose bari kuba barebana, ndetse Benjamin ashaka kuba yakongera kuba yafata ku rusomyo, ndetse niko kuba umukobwa yamwiyaka. Benjamin aratangira aramubwira ati njye nta mafaranga yawe nshaka mu by'ukuri, ati ahubwo yasubirane. Ati niba ushaka n'andi, ati ndibuze kuba inaguha menshi. Ati njye biriya uri kuba wakita imikino cyangwa se situwasiyo nabashije kuba nakisangamo, ati ntabwo ariyo n'ubundi nanjye nashakaga kuba nagira umuryango cyangwa se nagira urugo. Agakobwa ka teta niko gutangira kuba ikambwira ati se niba warabishakaga kutabashije kuba wabimbwira ngo njye nawe tubashe kuba twakundana tuwukore. Umusore niko kuba amusubiza ati se njye ne kuza kuba nakubwira ngo dukore umuryango, kandi wari uri kujya mbere uri kuba wakora ubukwe. Namwe munyumvira amagambo y'umusore ahangaha. Agakobwa ka teta niko kuba kambwira ati ariko njye nakekaga ko biriya byabaye ibyari imikino cyangwa se ko ari ukugira ngo ubashe kuba wankura mu soni. Umusore niko gutangira kuba yamubwira ati njyewe niteguye kuba nagukorera brandi cyangwa se nkagukorera store y'ubucuruzi rwose wajya ucuruza, ndetse ibintu ucuruza ukajya ubasha no kuba wabyikoreshereza. Teta niko kuba yambwira ati njyewe nawe tugakora store cyangwa se brandi y'ibicuruzwa runaka. Benjamin niko kuba yambwira ati yego rwose. Teta niko kuba yambwira ati nanjye ni uwo mugabo nari ntegereje, atari kurabizi neza ko nari mfite kuba nakora ubukwe mwa kariya kanya. Ati kandi rero wowe ntabwo njye nawe tubashe kuba ituziranye bihagije ku buryo twahita tuba umugore n'umugabo. Ikumbe bakiri muri ayo ngayo hari uwaje ahangaha, ndetse umukobwa mwibuke ni murumuna w'uyu mukobwa Teta, ndetse yaje ari gusega mukuru wiwe ahangaha amubwira ati Teta, ati sinatekerezaga ko watekereza gukora igikorwa cy'ubuswa nka kiriya cyangwa se icy'ubugoryi nka kiriya. Ati gute watinyutse kuba wahitamo kuba waba umugore w'uwo musore, ndetse umusore ubona ko udafite viziyo yo kuba yagira ahazaza heza cyangwa se yagira ubwishingizi bwo kuba yakwitaho. Benjamin niko gutangira kuba yabwira umugore wiwe ahangaha njye ndi kuba namwita umugore we koko bakoze ubukwe, ndetse yaramubwiye ati ni iki kiri kuba cyajya mbere ko mbona uyu murumuna wawe yarakaye. Murumuna wabo niko gukomeza yababwira ati ese mwembi murabona ibintu murimo biri feya, ati cyangwa urabona uberanye na mukuru wanjye. Umurumuna w'umuntu ahangaha we bigaragare ko akantu k'umuco rwose kari karamwihishe. Umusore wacu niko gukomeza yitegereza Teta ahangaha amubwira ati si situwasiyo noneho nisanzemo ndaza kuba nayikemura gute. Murumuna wa Teta ndetse ahangaha bari bamwise Tetine, niko kuba Teta yafata umugabo w'uyu ahangaha cyangwa se nzaruhahira yiwe amufata mu maboko yombi aramubwira ati Tetine, iti ibyo utazi wowe, ati njye n'uyu musore turakundana rwose, ati kandi ikindi ntabwo ugomba kuba wanyitambika mu nzira zanjye. Tetine niko kuba yamubwira ati ibyo byose uri kuba wakikora, ati nuko ari amahitamo wabuze rwose, ati naho ubundi uwo musore ntabwo ari mu basore inabasha kuba nagushimira kuba wabana nabo. Teta yegeye imbere agiye kuba yakihanangiriza murumuna wiwe. Sheri wiwe ahangaha niko kuba yamufata arambwira ati sheri ibyo byihoreye ndaza kuba inabyitaho. Niko kuba yababwira ati ubundi nuko nanze kuba nakivuga, ati ni njyewe president cyangwa se CEO wa channel bita Mbwira TV show. Ati kandi iyo channel mwese murayizi muri iki gihugu, niyo channel ya mbere iba iri kuba yabikora cyangwa se yabagezaho inkuru ziryoshye cyangwa se amakuru ashyushye aryoshye. Umukobwa niko kuba yambwira ati urakeka se njyewe ibyo ngibyo nabyizera ko iriya channel cyangwa se kiriya twakwita nk'igitangazamakuru icyaba ari icyawe? Ati njye rwose ibyo ngibyo sinabasha kuba inabyemera. Niko kuba yabwira Teta ati se Teta, ati urumva ko umusore wawe rwose atunzwe no kwiyemera no kuba yakikina, ati baza n'umusore winjiye hariya nta invitation afite. Benjamin niko kuba yabwira Teta ati yego rwose ibyo ariko yavuga nibyo, tininjiye hariya nta invitation mfite cyangwa se nta butumire mfite, ati ariko nabasha kuba inasobanura. Teta niko kuba yavuga ati
ngaho nawe nyumvira umusore ufite ahangaha cyangwa se uri kuba wakita umugabo aho ngaho uburyo ateyemo, aturumva uwo muntu rwose ari umwizerwa. Titine we bigaragare ko ahangaha atagenzwaga n'amahoro, ndetse umusore yatangiye kuba yamubwira ati ese ibyo ngibyo biraza kuba byakugeza ku ki gushaka kunteranya n'uyu mukobwa. Titine niko kuba yababwira ati njye ibyo ngibyo ntacyo bindebaho, ati icyo ndi kuba narebaho ni uko mukuru wanjye agiye kuba yasanga umugabo utazashobora kumwita. Ese nibyo koko twakagombye kuba twacira imanza abantu, kandi ibyo turi kuba twabaciramo imanza atari ukuri cyangwa se atari byo? Ntugacaginge igitabo ugendeye kuri kava yacyo, ahubwo jya umanza uyifungure ubanze wayisoma. Imwibuke neza, uyu mukobwa umusore bari bagiye gushyingiranwa yari yibereye mu mico mibi, kumbe muri ako kanya yari amuhamagaye Teta niko kuba yakurura umugabo we ngo basohoke bivira aho ngaho. Tetine niko kuba yamubwira ati ese umugabo mwari mugiye gushyingiranwa ipasi ari kuba yaguhamagara. Ndetse ahangaha we ubu nguyu umusore wacu Benjamin yakomezaga atongana na Teta ambwira ati ariko ubundi ugamije iki ko numva wanyihaye? Ati ugamije iki? Kumbe Teta nawe yabwiraga Tetine ati ugombe kuba wagabanya ayo magambo uri kuba wakoresha si meza rwose. Tetine niko kuba yareba kuri telefoni aramubwira ati ndatekereza ipasi ari kuba yaguhamagara, ati se kutari kuba wamwitaba ngo wumve icyo ari kuba yagushakira. Umusore ahangaha nawe niko kuba yakitegereza koko abona umukobwa bari kuba bamuhamagara, ndetse Tetine yakomezaga amubwira ko umugabo yiyangishijwe azabasha kuba yakicuza cyangwa se yakicuza kuba yaratandukanye nawe cyangwa se yaranze ko ibakora ubukwe. Kumva umukobwa yaramufashe pasi niko kuba yavuga ati Teta, ati kubera iki watinyutse kuba wakanga kuba washyingiranwa nanjye? Kumbe Benjamin akibyumva yahise yisohokera yiviramo, ndetse basiga umukobwa aho ngaho ari kuba yakitaba kuri telefoni. Ndetse na Tetine wari wamuhagamye yakomeje yicara aho ngaho yumva ibyo ari kuba yavugana nawe. Pasi niko kuba yabwira umukobwa ati se Tati, ati Teta, ati kubera iki watinyutse kuba wakora biriya bintu? Teta niko kuba yambwira ati erega naje gusanga nta mugabo ukurimo rwose. Pasi niko kuba yaseka arangije aramubwira ati se ibyo wakoze wabonye ari byo wagombaga kuba wakora? Ati ngewe biriya bintu rwose ati byarambabaje cyane, kandi ndaza gutuma ubasha kuba wakicuza biriya bintu wabashe kuba wakora. Teta niko kuba yambwira ati rero ndeka, ati ubu ngubu nimereye neza ndetse afite n'ubuzima bwiza udahari. Tetine niko kuba yambwira ati ariko Teta, ati wagabanyije akarindira, ati wakitonze ukabasha kuba wakakira rwa rukundo rw'uriya musore, ati kagukunda. Mbibutse neza uwo ari kwita umusore umukunda. Ku munsi w'ubukwe mwabonye ibyo yari yibereyemo, yari yibereye n'ikindi gikobwa cyangwa se n'undi mukobwa, hari ibyo bari kuba ibakurikirana cyangwa se ibarebaho. Ahangaha umukobwa yaramubwiye ati ndi mukuru kuri wowe, ati ngomba kuba nakihitiramo, ati kandi nkoresha ubwenge. Umukobwa Tetine niko kuba yarakara afata umusego ahangaha avuga ati se nko kwase ibanjyane kumfunga? Atoyada, ati ntago nabasha kuba inabikora. Tetine niko kuba yambwira ati rero njye ibi ngibi wakoze, ati ntago bihesheje ishema agaciro, ati cyangwa se ntago bihesheje ikuzo mu rugo, ati wakagombye kuba warisubiyeho. Ubundi uriya niwe wita umukunzi ujya kuri telefone akagusiga akagenda. Kumba akivuga ayo ngayo umusore wacu Benjamin yaragarutse arangije aramubwira ati nari mbashe kuba naguha umwanya ngo uvugire kuri telefone wisanzuye. Niko kuba yabwira Teta ati ariko nawe Tetine ntabwo wakagombye kuba uri kuba wakoresha amagambo ameze gutyo ahangaha, ndetse uri kuba watubwira nabi gutyo. Niko kuba yabwira sheri we ati sheri ndagusezeranyije ugomba kuba waba umugore wanjye w'igikundiro, ati kandi ndagusezeranya ko nzabasha kuba nakwitaho mu buryo ubwo ari bwo bwose. Tetine niko kuba yahaguruka ati usibye kuba uri umuhombyi gusa, ati urabona uzita kuri mukuru wanjye gute kandi nta mafaranga ugira mbona nta hepfo nta ruguru ufite? Umusore niko kuba yamubwira ati wowe tegereza urebe, ati ibyo uri kuba wavuga ntabwo ubizi, ati nta na kimwe ubiziho rwose,
ati njye n'umugore wanjye tugomba kubana ndetse tukabaho twishimye. Ese koko uyu musore wacu Benjamin afite amafaranga yo kuzita kuri uyu mukobwa? Ese bizarangira gute ibyaba ngaba iko bari kuba babatega iminsi? Dukorere subscribe tuzacukana episode ya 2 izakurikira iyi ngiyi, ndetse ujye no muri comment tubwire uko wabonye inkuru yacu. Niba yagushimishije ukande like ndetse ntiwibagirwe no kuba wadukorera share.